Muri isi yacu ya buri munsi twirirwamo haba ibyo twita ibyanya nyaburanga byubatswe n'abakurambere b'ikiremwamuntu cyose hano ku isi. Ibyo byanya nyaburanga birindwi byose byubatswe n'abasekuruza bacu mu isi, byubakanye ubuhanga n'ubushobozi bwinshi bugiye butandukanye byubakanywe mu myaka ya kera n'abasokuruza bacu. Gusa ibyo bintu impamvu bitangaje, kera nta tekinoloji ariho yemera ibyo bintu kuremwa muri ubwo buryo, kubera ko kera nta koranabuhanga ryinshi ryahabaga. Urugero rw'ibyo bintu birindwi byanya nyaburanga bisangwa mu isi bitangaje byubatswe kera cyane. Urugero rwa mbere, Zeus of Olympia. Iyi akaba ari statue ya Zeus imanitse mu isi, gusa uburyo ibumbwemo n'ukuntu ikoze biratangaje. Urugero rwa kabiri, Temple of Artemis. Uru nguru akaba ari urusengero rwubatse mu gihugu cy'Ubugiriki, akaba ari urusengero rwubatswe mu myaka ya kera myinshi cyane, imyaka irenga 2000 ishize. Gusa muri ibyo bintu byose bitangaje byubatswe kera cyane, ntabwo twakwibagirwa piramide zo mu gihugu cya Misiri. Izi piramide zivuga ko hashize imyaka 2800 zubatswe, zikaba zikiriho kugeza magingo aya. Murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Aka kanya tugiye kuganira ku buryo piramide zubatswe, ibizigize, igihe zubakiwe ndetse n'abami zari zarubakiwe kugira ngo babashe kuzihambwamo mu gihugu cya Misiri. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Utarakora subscribe umanuka aho ngaho kandi akabuto ka subscribe, ubundi ujye ureba ibiganiro byose bicukumbuye ndetse n'amakuru agezweho aca kuri ino channel. Binongeye kubashimira. Igihugu cya Misiri kiri mu bihugu byagiye bikora ibintu byinshi bya kera, gusa ibyo bintu bagiye bavumbura bakora na n'ubu ngubu bikaba bigikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero rwa mbere, abanyamisiri ba kera bavumbuye icyitwa mummification. Ubu ngubu ni uburyo bwiza bwo gufata umuntu wapfuye wawe ukamwumisha ku buryo atabasha kubora, ku buryo igihe cyose waba ushatse kumusura wabasha kumureba gusa umubiri we ukiwubona ucyumye gusa utaraboze. Ubu buryo bavumbuye mu myaka 2000 ishize na n'ubu ngubu mu isi yacu buracyakoreshwa. Si ibyo gusa, abakurambere b'abanyamisiri nibo bantu ba mbere cyangwa se nicyo kiremwa cya mbere mu isi cyavumbuye kwandika, icyitwa Egyptian hieroglyphy. Hieroglyphy akaba ari uburyo bwa mbere abanyamisiri bavumbuye bwa kera bwo kugira ngo babashe kwandika ibintu, basangire amakuru hagati yabo ndetse babashe kugira communication hagati yabo. Ubu buryo bwa hieroglyphy ni uburyo bwavumbuwe n'abanyamisiri mu myaka 1000 n'ibihumbagiza ishize. Uburyo Egyptian hieroglyphy yakorwaga, bafataga imigano bakayitosa, bakayishyira mu mazi ubundi bakayicoca cyane, bakavanamo impapuro zigiye zorohereye cyane. Izo mpapuro bakoze mu migano nizo bafataga bakumisha, ubundi bamara kumisha zigahinduka urupapuro rusa nk'urukomeyemo. Ubwo urupapuro rwo kwandikaho rwabaga rubonetse, bafataga ibumba ryo mu nyanja cyangwa se mu mugezi uwo ari wo wose, bakarivanga n'andi mabuye hakavamo umuti wo kwandikisha. Icyo kwandikisha cyo bafataga ibaba ry'inyamaswa zigiye zitandukanye, harimo nk'inyoni. Ubwo ibaba ryabaga rihindutse bike y'uyu munsi yo muri kino kinyejana cyacu, bagafata ibaba bagakoza muri rya bumba bagiye bacocagura, bakabona kwandika kuri rwa rupapuro bakuye ku migano. Nguko uko Egyptian hieroglyphy cyangwa se inyandiko ya mbere mu isi yabonetse. Gusa ibi byose abanyegiputa bavumbuye cyangwa se abanyamisiri byavumbuwe ahagana mu mwaka 3100 mbere ya Yesu. Muri iki gihe hari kuba icyitwa Egyptian civilization cyangwa se abandi bakabyita pharaonic civilization. Ibi byose byavumbuwe n'abasekuruza b'abanyamisiri. Mu isi yacu ya buri munsi turabikoresha kandi biradufasha. Si ibyo gusa, muri ibyo bintu byose bagiye bakora, bagiye bubakamo n'ibyitwa piramide, hakaba ari byo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Uburyo zatangiye kubakwa, abo zari zubakiwe ndetse n'igihe zubakiwe. Izi piramide zo mu Misiri abenshi bavuga ko zubatswe n'abanyayisiraheli ubwo bari mu myaka 400 y'uburetwa mu gihugu cya Misiri. Abandi bakavuga yuko zubatswe n'ama-alien yasaga mu isi kera cyane, kubera ko uburyo zubatswe n'ubuhanga zubakanywe, abenshi bavuga yuko nta kiremwa muntu cyo muri iyo myaka cyari kubasha kubaka ikintu kimeze kuriya. Kugeza muri kano kanya mu gihugu cya Misiri habarirwa piramide zirenga 118 zose zubatswe n'abami b'igihugu cya Misiri ba kera. Gusa muri 118 zose harimo izindi 80 zerere muri Sudani y'Amajyaruguru ahagana mu majyepfo ya Misiri. Izi piramide zirenga 80 zikaba zarubatswe ku bw'umwami witwaga Kushi mwaka w'1609 mbere y'ivuka rya Yesu. Reka duhere mu itangiriro
ubwo piramide zubakwaga, impamvu zubatswe, ndetse n'umwami wa mbere wubakiwe piramide ya mbere mu gihugu cya Misiri. Mu myaka ya kera 3500 mbere y'ivuka rya Yesu, abanyamisiri ntabwo bizeraga yuko buri mufarawo wose wabayoboraga yagombaga kubakirwa piramide mu buryo bwo kumuha icyubahiro cyangwa se ikindi kintu cyose bamugombaga. Ese ubundi kubakirwa piramide kuri mufarawo wese wayoboye igihugu cya Misiri byaje bite? Ibi ngibi byatangiriye ku mwami witwaga Farawo Jazeri. Uyu nguyu akaba ari we mwami wa mbere wubakiwe piramide, ndetse amaze no gupfa ayihambwamo. Pyramid of Jazeri cyangwa se no piramide yubakiwe Jazeri niyo piramide ya mbere mu gihugu cya Misiri kugeza muri kano kanya, ishaje cyangwa se imaze imyaka myinshi kurusha izindi zose ziri mu gihugu cya Misiri. Iyi piramide yubatswe mu mwaka w'2510 mbere y'ivuka rya Yesu mu bwami bwa kane bwayoboye igihugu cya Misiri. Kubera ko igihugu cya Misiri cyayobowe n'ubwami 33, ubwami bwa kane imyaka 2510 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwo kino gihugu cyayoborwaga n'umwami witwaga Farawo Joseph, niwe wanzuye yuko bagomba kumwubakira piramide ya mbere ndetse akayihambwamo. Abanyamisiri guhera muri iyo myaka Joseph akimara kubakisha piramide, yababwiye yuko buri mufarawo wese ugomba kubayobora iyo amaze gupfa ahubwo ataba apfuye bisanzwe, aba agiye mu bundi buzima, ndetse ubwo buzima aba agiyemo aba agiye kwitegura kuzaba indi mana nshyashya y'abaturage ba Misiri. Iyo niyo mpamvu ya mbere abanyamisiri ba kera batangiye kwizera ko buri mufarawo wese ataba apfuye ahubwo aba agiye mu bundi buzima bushya bwo kwitegura kuzaba imana yabo yo mu gihe kizaza. Buri mufarawo wese wajyagaho yubakishaga piramide agomba kuzahambwamo. Ku munsi wo gutanga kwiwe iyo yajyaga guhambwa, buri muja wese yari afite mu baja biwe nawe yagombaga kwicwa. Abaja be bose iyo bamaraga kwicwa, abanyamisiri bizeraga yuko abo baja bajyanye nawe muri ubwo buzima bundi kugira ngo bakomeje kumufasha mu yindi mirimo yose, ubundi azagaruka n'imana yabo. Dushingiye ku gitabo cyitwa Churchman cyanditswe n'abahanga bo muri University yitwa Oxford mwaka w'1880, abahanga bari bayobowe n'umuhanga mukuru mu by'amateka witwa Eliot Stock. Iki gitabo kivuga yuko buri mufarawo wese iyo yajyaga gupfa bafataga abaja bakeya n'abacakara bake, ubundi bakabica bakajyana nawe kugira ngo umufashe mu bundi buzima yari agiyemo. Piramide ya mbere yubatswe yitwa Pyramid of Joseph, ari ya indi ya wa mwami witwa Joseph wa mbere twavuze mbere, yubatswe n'umuhanga mu byo kubaka n'ubukorikori witwaga Imhotep. Uyu nguyu Imhotep abanyamisiri kugeza n'aka kanya bizera ko ari we muhanga wa mbere mu by'ubukorikori ndetse n'ubwubatsi wa mbere wabayeho mu gihugu cya Misiri. Izi piramide zo mu gihugu cya Misiri zubakanye ubuhanga buhanitse, zikurura abakerarugendo hirya no hino ku isi yose, zifite uburebure bugiye butangaje. Reka tuvuge kuri piramide zitwa Pyramid of Giza ziri mu gace ka Giza hano mu gihugu cya Misiri. Izi piramide tugiye kuvugaho, Pyramid of Giza, nizo piramide zabaye ikimenya bose ku bantu benshi bo mu isi, kubera ko ni piramide 3 ziri kumwe kandi ndende: Pyramid of Khufu, Pyramid of Khafre, Pyramid of Menya. Izi ngizi nizo piramide 3 zabaye ikimenya bose mu bantu hirya no hino. Piramide ndende muri izi ngizi 3 zose ni iyi ngiyi twari tuvuze yitwa Pyramid of Khufu, akaba ari piramide ndende mu zindi piramide zose ziri mu gihugu cya Misiri. Iyi ngiyi ni piramide ifite metero 123 z'uburebure, igakurikirwa n'iyitwa Pyramid of Khafre nayo twari tuvuze bwa kabiri. Iyi ngiyi piramide yubakiwe umwami witwa Khafre, ifite metero 143 z'uburebure, igakurikirwa n'ingiyi twavuze bwa nyuma yitwa Pyramid of Menya, yabaka ari piramide yubakiwe umwami witwaga Menya mu myaka 3600 ishize guhera kuri uno munsi. Iyi ngiyi ifite metero 64 z'uburebure. Ushobora kwibaza ngo izi piramide zimaze imyaka 3800 zihagaze nta kibazo na kimwe zifite, ese ubundi zubakishijwe iki cyangwa se zikoreshejwe iki? Buri piramide yose mu gihugu cya Misiri igihe yubakishijwe amabuye, nta piramide n'imwe yubakishijwe amatafari asanzwe. Amabuye aremereye cyane, amabuye y'inosho ya rutura niyo yagiye akoze zino piramide zose zo mu gihugu cya Misiri. Urugero rw'aya mabuye harimo nk'ibuye ryitwa limestone, aya akaba ari amabuye akomeye cyane. Aya mabuye ari mu bwoko bwa limestone, akozwe n'ibinyabutabire birimo calcium carbonate, magnesium ndetse na tini. Ibi bigaye ubushobozi n'amabuye kuba adasaza kandi akaba akomeye cyane. Ibi akaba ari byo bituma zino piramide zo mu Misiri zimaze no myaka yose zihagaze zitagwa.
andi mabuye ya kabiri akoze zino piramide ni amabuye yitwa granite. aya mabuye akenshi akaba ari amabuye akorwa ari uko ibirunga bibashije kuruka. iyo ibirunga birutse, ibyo byarutse bikaza gukonja, ibyo bihinduka n'amabuye akomeye nayo yitwa granite cyangwa se amakoro, mu kinyarwanda niko bayita. aya makoro nayo ari mu mabuye ageze kuri 30% akoze zino piramide zo mu Misiri. dushingiye ku gitabo cyitwa Ancient Egyptians cyangwa se People of the Pyramids, kikaba cyanditswe n'abahanga mu by'amateka n'ubucukumbuzi mu by'amateka byabayeho kera. uwo nguwo ni Rosalie F. Baker n'umugabo witwa Charles F. Baker, bakoze ubushakashatsi kuri piramide zose zo mu Misiri. muri iki gitabo banditse yuko buri buye ryose rigize piramide yo mu Misiri iyo ari yo yose, nta buye na rimwe riri munsi ya toni 2 n'ibiro 500 kugeza kuri toni 8 n'ibiro 800. bivuze yuko buri buye ryose rigize piramide yo mu Misiri, nta buye na rimwe rifite uburemere buri munsi ya toni 2 n'ibiro 500, ndetse nta n'irindi buye rikoze piramide yo mu Misiri riri hejuru ya toni 8 n'ibiro 800. birumvikana yuko aya mabuye yose ni amabuye aremereye atabashwa no kwikorerwa n'umuntu, kandi twese turabizi yuko piramide zubatswe mu myaka ya kera, ubwo nta mashini cyangwa se ikindi kintu cyose cya elegitoronike cyabashaga gufasha umuntu guterura ikindi kintu kiremereye. abantu benshi bavuga yuko izi ngiga z'inosho z'amabuye zikoze zino piramide zishobora kuba zarateruwe n'ama alien, kubera ko bavuga yuko izi ngiga z'inosho zingana gutya nta muntu muri iyo myaka ya kera wabashaga kuba yateruye iryo buye. gusa tugendeye ku gitabo cyanditswe n'umuhanga mu by'amateka witwa Peter Hodge, iki gitabo kikaba cyitwa How Pyramid Built, kikaba cyanditswe mu mwaka w'1989 n'uyu muhanga witwa Peter Hodge. yavuze yuko nta bandi bantu bigeze bubaka zino piramide, yaba abisirayeli bamaze imyaka 400 mu buretwa mu gihugu cya Misiri, yaba ari izo alien abantu benshi bakunda kuvuga yuko arizo zatewe n'amabuye zikubaka zino piramide. ahubwo we mu bushakashatsi yakoze yavuze yuko izi piramide zubatswe n'abanyamisiri ba kera, nta wundi muntu wo mu kindi gihugu wigeze uza kugira ngo abafashe kuzubaka, ahubwo nibo nyir'ubwite bakundaga abami babo aribo bitaga ba farawo, ndetse babaha n'icyubahiro cyinshi. banze ariko bagomba kujya bubaka izi piramide. abantu benshi bakomeza kwibaza ukuntu zino piramide zubatswe hagati mu butayu, ahantu hadasangwa inosho z'amabuye zingana gutya, ahantu no kubona ibuye rimwe ritoya biba bigoye. gusa mu bushakashatsi bwagajwe na bahanga aribo Rosalie F. Baker na Charles F. Baker umugabo we, mu gitabo banditse cyitwa Ancient Egyptians cyangwa se People of the Pyramids, bavuze yuko ano mabuye yubatse zino piramide, bavuze yuko aya mabuye ashobora kuba yaravuga mu gace kitwa Aswani kari mu birometero 800 uvuye hano hantu piramide ziri mu butayu. ahangaha niho bavuga yuko ashobora kuba hari amabuye menshi kandi maremare aremereye kera cyane, bakaba baravanaga muri bino birometero 800 bayazana kubaka zino piramide hano mu butayu hano ziri. ubwo rugendo rwose bakoraga bagiye kuzana amabuye mu gace kitwa Aswani mu birometero 800 bagaruka kubaka zino piramide za ba farawo, hagiye hapfiramo abantu benshi muri urwo rugendo. gusa ubushakashatsi ntabwo bugaragaza abantu n'imibare runaka y'abantu bagiye bapfira muri uko kubaka izo piramide za ba farawo. nongeye kubashimira mwebwe mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. niba ushaka kuduha igitekerezo ujye muri comment wandike igitekerezo, ubundi tuzakiganiraho ubutaha. nongeye kubashimira, ibiganiro byacu nakagaruka.